nubwo bitaranzurwa ko bigomba gutangazwa mu buryo bw'ofisiyeri ariko Colonel Makanika atakiri muzima. Abanyamurenge benshi twavuganye bampaye amakuru, bampamagaye barira, bisobanura uburyo bakundaga Colonel Makanika. Erega Sandrine, nuko wenda ni ukubwira nkurikije suruse z'ibyo nakusanyije mbere yo gutangira ikiganiro. Ndamutse nkoresheje iz'ibyo ari kubona mu kiganiro, ko n'imbuga z'abanyamurenge byatangiye kuvugwa n'ubuyobozi bwabo n'amakoordinasiyo yabo. Ngayo nguko rero ni inkuru y'incamugongo, inkuru y'akababaro rwose ku bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abandi bavuga ikinyarwanda cyangwa se bibumbiye hamwe abo mu bwoko bw'abakongomani ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ku munsi w'uyu munsi rero mu gitondo nibwo inkuru y'akababaro yamenyekanye ndetse y'incamugongo. Navuga ko bitanoroshye cyane kugira ngo rwose byakirwe n'amatwi y'abantu benshi. Nk'uko mubyumvishe rero bitangiye byemezwa neza nubwo bitaratangazwa mu buryo biri official, ariko Colonel Makanika akaba yamaze kwitaba rurema, akaba atakiri ku isi y'abazima nk'uko tumaze kubitangarizwa ndetse n'amakuru agenda atugeraho, yaba bene wabo ubwabo ndetse n'ibindi bitangazamakuru bigiye bikomeye ndetse nabo babanaga bakaba bakomeje kubitangaza ko Colonel Makanika yitabye Imana. Umunsi w'ejo nibwo nababwiraga yuko rero M23 yamaze gufata Uvira ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye. Nk'uko mubizi igumya kugenda ifata ahagiye hatandukanye, ariko nanone dore bibaye inkuru y'incamugongo. Colonel Rukundo Makanika akaba yitabye Imana k'uyu munsi mu masaha ya mu gitondo. Ariko reka tuze turebe neza ngo yitabye Imana ryari ndetse tubive imuzingo tubabwire inkuru yose nuko bimeze. Ngomya kwihanganisha abanyamurenge aho muri mwese ndetse n'ubwoko bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda baherereye mu duce twinshi twa Kongo, abari muri Kenya, Uganda, mu Rwanda ndetse no mu Burayi, ubwo ndavuga za Amerika n'ahandi hose. Tugumya mu kubabwira ngo mwihangane, isi tuyibaho ariko nanone tukayivaho twese, niyo nzira. Kandi aho gupfa nk'imbwa amaraso yawe yameneye imbwa ngo ziyarye, tayari wayamenera igihugu, afadhali ugapfa nk'umuntu w'umugabo. Reka tuvuge ngo rest in peace Colonel Makanika, Imana iguhe iruhuko kandi ikwakire mu bayo nk'uko tubyizera. Twizera ko umuntu upfuye wakoraga ibyiza Imana imwakira nta kabuza. Rero Colonel Makanika akaba asanze Uwiteka nk'uko tubyemera, akaba cyangwa se nk'uko benshi babyemeza yuko aba agiye mu ijuru. Reka tuze tubive imuzingo turebe byagenze gute kugira ngo yitabe Imana. Habaye iki? Ese byagenze gute? Niki cyamwishe? Reka tubive imuzingo. Nge ugumya kubana nanjye nitwa Mupinga John Peter Safe. Gakuba iyi ngiyi ni Mupingaji Empire. Wowe wakoze subscribe umuntu w'umugabo nawe utarayikora, nagushishikariza kuyikora kugira ngo tujye tubana umunsi kundi ndetse n'ibiganiro dukora bijye bikugiriraho ku gihe. Naho wowe wakoze subscribe, icyo nagusaba ni ugukora share, like ndetse ukaduha na comment yawe kugira ngo tujye tubana nta kindi kibazo kibaye. Reka ngaruke mu masegonda make cyane maze turebe byagenze gute kugira ngo Colonel Makanika yitabe Imana. Stay in touch. Njyewe nitwa Mupinga John Peter Safe Gakuba.
Yes, mu masaha y'ejo ubwo ni nijoro, ariko n'ubundi tayari umunsi wari wageze. Rero nibwo uwitwa Colonel Makanika yitabye Imana, akaba amakuru rero yatugezeho avuye cyangwa se avuye muri groupe yatangije, cyangwa muri groupe yatangije yitwa Twirwaneho. Ikaba ari groupe yabaga muri secteri Nganji, teritwari Fizi, muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru akaba yaje rero avuga ngo Colonel Michel Rukundo Makanika yitabye Imana kuri aya masaha. Dore ubwo byatangiraga ejo, leta ya Kongo irasa muri teritwari ya Fizi, ubwo ni muri secteri Nganji, akaba ari muri Kivu y'Amajyepfo. Rero ubwo indege ya drone cyangwa se indege y'intambara ya drone yarasaga muri iyo teritwari ya Fizi, maze ikarasa abasirikare cyangwa se bamwe muri groupe uno Colonel Makanika yari yaratangije yitwaga Twirwaneho Banyamurenge. Irabarasa ihitana abantu 6, harimo na Colonel Michel Rukundo Makanika yitaba Imana. Andi makuru rero ataratugeraho nuko tutaramenya ngo ni bande, ariko ubwo tugenda tubimenya turagumya kugenda tubibagezaho. Wowe icyo nagusaba no gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Icyo twagumya kuvuga ni kubwira Imana ngo imwakire imubayo Colonel Michel Rukundo Makanika, akaba yazize igitero cya Kongo. Rero ubwo indege y'intambara yo mu bwoko bwa drone yarasaga kuri Twirwaneho group, maze abantu 6 barapfa, nawe abigenderamo yitaba Imana. Imana imwagurira imva ye, imuhe urumuri mu mva, maze ikiruta ibyo izanamuhe nijoro. Kandi tugumya kubwira pole kuba bwoko bw'Abanyamurenge mwese aho muherereye, n'ubwoko bw'Abakongomani aho muri mwese tubabwira ngo pole, ariko bahuriye ku rurimi rw'Ikinyarwanda, cyangwa se bahuje ururimi bita urw'Ikinyarwanda. Akaba ari ubwoko rero bari kuzira cyangwa se bari kurwanira kwishyira kwizana kwabo, ndetse bakaba bari kurwana kugira ngo batabavuza igihugu cyabo. Reka njye rero mu kanya ngaruke mbabwire byinshi kuri urupfu rwa Colonel Michel Makanika Rukundo, maze wowe icyo nagusaba ntujye kure, kora subscribe kugira ngo tukubwire byinshi kuri urupfu. Njye nari Mpingaji John Peter Safe, iyi ni Mpingaji Impaya. Murakoze cyane.